Ndeba ku munsi wa mbere ubwo najya gukorera perime, umunsi wa mbere kuri kategori yanjye naratsinzwe, ariko ntago nabyakiriye ako kanya. Nibura namaze hafi umunsi wose ku kibuga nzi neza ko bari buze kuza gusubiramo, ntago nzabyibagirwa. Uwo munsi ntsindwa haciye iminsi 3 maze kubona yuko n'ubundi ntaba ngisubiyemo ngo bikunde. Nyuma y'iminsi 3 nagiye ku mwajenti mbona ababwira ngo mfite kode y'ikizamini ya Gasabo, narakoze ikizamini ndatsindwa. Ese wandebeye yuko naba naratsinze? Ngeze ku mwajenti Irembo aranseka cyane, ariko ankiremo kuko asanga naratsinzwe, asanga nabonye 0/20. Icyo gihe twakoraga amanota ku 20/20. Niyo watsinwe ikizamini cya mbere nako cya nyuma bashyiragaho 0/20. Ikindi ndeba ku munsi wa kabiri ubwo nakoraga ikizamini cya perime nabwo ndatsindwa. Uwo munsi ntsindwa bwo naratashye, ndavuga ngo wenda polisi ishobora kuba atari njye yageneye perime yazigeneye abandi. Ariko nanone haciye iminsi 3 nsubirayo njya ku mwajenti Irembo nababwira ngo ndebera amanota yanjye ko yasohotse. Ngezeyo agiye kundebera asanga none nabonye 0/20. Ndeba ku munsi wa gatatu njya gukora ikizamini i Nyarugenge, hano aho ikibuga nyine cy'Inyamirambo. Nagiye kwakorera ikizamini cya kategori, mageze ngiye gukora nibwo porozwa yarangere bitirangira burundu yose igahita ishira. Ni mu gihe bandikaga rimwe mu mwaka, gatatu mu mwaka. Icyo gihe nkora ikizamini ndabikora byose nsigaje demarage. Twayikoreraga hano neza péage, no twayikoreraga. Hanyuma ndatsindwa. Porozwa yarangiye umunsi nibwo ari burangire, mbireba neza ndatsindwa. Uwo munsi wa gatatu ntsindwa, ndabyibuka nagumye kuri moto bakimara kumbwira ko natsinzwe, ngumaho ndajindira bayinkura hejuru, naryamanye nayo. Umuntu aje kunkura kuri moto ni mwarimu, arambaza ngo nokubera iki utavuye kuri moto agira ngo yahure. Ndamubwira ngo perime yambereye umusaraba. Icyo gihe bankura kuri moto barampongeza, icyo gihe ndihangana ndataha. N'ubundi ariko ntago nashikiye amanga kuko naragarukiye demarage. Nageze mu rugo ndangije mfata ndabyibuka nari icyo gihe ndabyibuka nari ndi mu rugo mpageze mbitekerezaho uburyo byabaye. Nyuma y'iminsi 3 n'ubundi nasubiye ku mwajenti Irembo nababwira ngo ndebera amanota yanjye ko natsinze. Wenda ubwo nagarukiye demarage ubu ngubu wasanga barangiriye impuhwe bakaba barashyize amanota yanjye. Ubwo porozwa yanjye yahise irangira gutyo. Iya kabiri